Yo umusaza ngo bimeze bitese. Fresh. Rero uyu munsi wabonye ari umuntu nabonye nshaka kuvuga ariko usekeje byahatari biba bintu byansekeje sinzi niba wabibonye wabonye umuntu bise Kasuku ahetse agakapu afitemo imyenda nk'itatu n'umuguru umwe w'inkweto agiye ariko ngo yaragiye he yagiye mu Bubiligi gushyingura Faustin. Ese wambwa ugiye mu mirimo y'amaboko ngo ugiye gushingura se mwari muzanye ku buryo ninde wagutumiye se shamusi. Gasuku rero shaho uriya yakunze kwibasira nani uriya mugabo uriya witabye Imana yakunze kumwibasira kuri YouTube cyane, ariko Gasuku ngo yari yasezeranyije abakunzi biwe yuko uriya mugabo napfa Gasuku azajya kumushyingura, so niyo mpamvu rero ngo yagiye mu Bubiligi. Urabona kubwira abaturage ngo ugiye mu mirimo y'amaboko wambwa usubiye mu nganda z'imboga ngo wagiye ngo gushingura se ni mwene nyoko cyangwa ni mwene so, mwagiye muvugisha kuri mukareka kuryarya abantu, ariko sha wanyishe ngo agiye mu Bubiligi. Yes, gagiye mu Bubiligi. Ariko uza Kasuku kazekora Gasuku buriya ngewe rero nimugora nari namukurikiye kuri ntuza kuri Twitter ye urumva kuri Twitter ajya kubona umusaza apostinga urabona kara kaboro bashyira mu ibiryo bakunda gukira ibiryo by'abana bagiye kwishura mu gitondo, tumwe tw'abana tumeze ngo du plastique. Umusaza yagafashe akatagura karoti, akatagura kokombre, akatagura n'inyanya, none arangije anyamo araga postinga urumva agashyira kuri ntuza agashyira kuri kwa rura kutarwa X urumva arangije aravanga iyi ndirimbo noneho ngo bayita gute cyane agiye mbona abagabo bimbwa Kasuku urimbwa cyakoze ejo bundi nakurakariye, ariko mbonye ibyo bintu wakoze ntago nzongera kukurakara n'ukuri kw'Imana. Umuntu w'umugabo ubundi Kasuku mbere yigeze kuvugisha kuri akazakora, ubundi Kasuku akazakora hanze yize ibintu bya agriculture na farming, akazakora kanyako kiwe nugukama n'umukami w'inka akora mu ifamu y'inka, no kuvuga ngo ahantu wenda atandukaniye. Urabona hanze bavuga ngo umuntu ni umushumba, ntago ushora ntago ari ukama. Ni ukuvuga ngo Kasuku mu gitondo cyakumanywa yirirwa kuri internet atukana bya bitusi byiwe kwa kundi kiba kigira bwaba nyimugora kikajya gukaminga wenda hana rutiya ku bashumba bo mu Rwanda we, no kuvuga ngo hanze bakamisha ibyuma nago bakama n'intoki. Urumva rero uyu munsi nabonye kuntu yakubisaga kapu ku mugongo ugahambirwa ngo giye ngo gushingura ugiye mu ifamu y'imboga na dodo n'iki. Gasuku birananye yaranyishe. Gasuku buranabuze igice n'amaboko rasamo. Bwo Gasuku no musoro sekeje afite indaho ngaho none sinzi umuntu aheretse kumutera ko rwego ati se wabasha kurongora, ariko rero ahita dusubiza ati hazagize umugore byibuze nk'umugore we none akare buryo muvuze umugore wese uravuze wowe niyo ndayakurenze irimo amafi n'uburushete bw'i Kigali. Kandi Kasuku bura ni umunyabwenge. Kasuku yageze mu Rwanda arabyibuha cyane nyine kurushaho, kuko ibyarya n'inaha hanze ntabwo yabasha kubibona. Yabikura he? Nukuvuga ngo hano kirwa kirya amaburushete y'ihene n'ibiki byose n'ibitoki byokeje. Ubu ndaje nkubone nyuma y'ukwezi kumwe niba usubiye muri zo nganda zawe z'imboga yanda zagaruka yahorose. Ubundi waramubonye ukuntu yatwibasiye abantu ngo tukora ngo imukumbuga ntacyo duhembwa ntacyo dukora iki ngo yagize gutya ngo Bruce Melody amukaraga ngo niba ari 200 ajya yagukaraga nyine ntacyo niba yagukaraga ubuhanzo ugiye kumara iki. Aya Gasuku no mutwitsiri yagiye nta kintu namuvuga oya gutwika ntacyo bivuze turabyumva, ariko gute cyarifasheje ubundi kituka bano batipe ni punditi na ba DC Crema. Sinzo kuntu cyakishizemo akantu kababaje cyane kiba kirabwe kiti mwambwa kitimwirubuga ku mbuga mwasama nta na bando mufite ngo mubyuka mutarakaraba mu maso ngo mugiye ngo gukora ikira ngo kupostinga kuri YouTube. Aho ugese wa mushenzi we gupostinga kuri YouTube wawe gure bando zituma bapostinga. Gasuku rero urano muhanga. Gasuku ari ikiganiro mperutse kubona yakoranye na Yago ariko kiriya kiganiro cyakoze tuve mu bintu by'imikino gifite 100 na Yago anani sorry uramutipe Gasuku no mwana mwiza cyane. Hari ikiganiro mvushe nyine yakoranye na Ntuza na Yago, ariko mubwira ukuntu nyine ngo Yago ngo yagiye mu muziki abantu batabisha ngo yari umunyamakuru mbere none ngaza kuva mu munyamakuru ajya gukora anani indirimbo yinjira mu muziki nyarwanda, none hasige ngakora indirimbo gatangizanye indirimbo ngiri vibrate ngo nawe ari kuvibra ngo cyane mugaje gusutsa abana, ariko urabona ukuntu yagafite experience y'ibiganiro. Nukuvuga ngo ureba ka kanyamakuru kagapeti yangaje mu kazi uyo kakoze ikiganiro ntago kijya kirenze 3,000. Ariko 3 ni byinshi cyane ntago kijya kirenze. Reba cano ya Yago ifite 520 sinza na bingahe urumva, ariko
mu bantu bamukurikiranaga mu gihe atarahari ntabwo bari barangije abantu 200 kubera yuko bakoraga ikiganiro ugasanga cyarebwe n'abantu 1000 ibihumbi 2000 ntikirenga aho ngaho ariko aho yagazi abantu bamuhaye welcome abantu baramubwira ati se wari waragiye hehe abantu agatanga excuse nyinshi cyane nyine ku impamvu zagiye zituma ataboneka kubera ntabwo ari gufatanya ubunyamakuru ngafatanya na ntuza no gukora indirimbo yajya atanga excuse ku bantu rero bamukurikiranaga cyane kwa bari abantu bamwangaga bavuga ngo ntaze kuririmba ngo ibikine bikinga arahuma urumva ariko yago ngiye yarambwiye ati ngewe bacyo bavuga cyose sinzacika intege ahubwo urumva tinzakora